Umunsi tugiye kuganira byibuze ku ngaruka 15 ashobora guterwa n'umuntu wambara amakariso. Buriya kwambara amakariso ni ikintu kibi cyane, kuyambara uyararanye ni ikintu kibi. Rero hari ibintu byinshi bishobora guterwa no kurara uyambaye. Tugiye kubanza tuvuge ku mugore, hanyuma turaza no kuvuga ku mugabo. Rero ingaruka ushobora guhura nazo igihe wararanye ikariso uri umukobwa cyangwa uri umugore, nanone biterwa ariko n'ubwoko bw'ikariso wambaye. Hari igihe ushobora kuba wambaye ikozwe mu ipamba. Ipamba yo ni nziza, ariko nabwo hari ingaruka bishobora kukugiraho. Ingaruka ya mbere rero ushobora kurwara buriya, reka tubanze tuganire. Buriya igitsina cy'umugore ukuntu giteye, buriya kiba cyasohora, gishobora gusohora amazi menshi, cyangwa se nk'igihe ahantu hari ubushyuhe gishobora gusohora amazi menshi, cyangwa se mbere yo gusohora amazi menshi gishobora gushyuha cyane. Rimwe na rimwe hari igikonja, ariko ibyinshi biba bishyushye bitewe n'uko wambaye umwenda w'imbere. Buriya ni ibisanzwe n'uko wambaye ikintu inshuro nyinshi kirajyaho kikagushyuhira, kubera ko umubiri w'umuntu ukuntu uteye, igihe kiragera ukagira ubushyuhe bukiyongera cyangwa bukagabanuka. Rero iyo bwiyongereye ugomba kugira icyo bwugabanya. Iyo uri nanone hasi uba ukeneye kugira ikintu kibwongera. Rero niko bimeze nk'uko wambaye imyenda. Iyo wambaye ikariso, cyane cyane amakariso yandi aba agufatiriye, urumva ntabwo amaraso azabona uko atambuka neza. Icyo gihe uzagira ibibazo byatewe n'uko amaraso atari gutambuka neza. Ikindi kintu ushobora kugira ni icyerekeranye n'ubushyuhe bwinshi. Ikindi kintu ushobora kugira ni icyerekeranye n'ubukonje. Ikindi kibazo ushobora kugira, ibyo bibazo ndaje tubivuge duhereye ku cya mbere, kuko bigiye biri mu byiciro. Ikindi kintu ushobora kugira ibibazo gynecologike byerekeranye no kutabyara, byerekeranye na sterility. Ibyo bibazo byerekeranye no kutabyara cyangwa n'imyanya myibarukiro. Ibindi uretse no kuba wagira indwara ziterwa n'izerekeye igitsina cyangwa imyanya y'ibanga, ushobora no kugira ibyago ushobora kugira ibibazo byerekeranye, bishobora kudafata imyanya y'ibanga, bigafata byerekeye. Uretse ko ku bagore iyo igitsina cyabo na anus biregeranye. Iki gitsina n'ikibuno byose biregeranye. Buriya niyo mpamvu abagore cyangwa abakobwa baba bafite amahirwe menshi y'uko barwara indwara zishobora guterwa, indwara zo kwituma nabi. Izo ndwara zishobora guterwa n'uko wariye ibiryo birimo amafati menshi. Amafati nka biriya biryo birimo iby'imigati, imigati ushobora kuba ari amasukari, ushobora kuba ari imineke, ushobora kuba ari pizza. Biriya biryo cyane cyane byo mu nganda birimo amasukari menshi. Iyo wariye ari byinshi cyane, byaba ari byinshi mu mubiri, bishobora gutuma ugira ikibazo ukajya kwituma nabi, ukagira ibibazo byerekeranye mbese no kwituma. Ikindi noneho tugiye kurebera hamwe ingaruka bishobora kugutera, cyane cyane turahera ku bagore. Ingaruka zishobora gutera umugore cyangwa umukobwa cyangwa umukecuru ushobora kuba aryama yararanye ikariso. Ku mukecuru uryama yararanye ikariso cyangwa umukobwa, indwara ishobora kumutera, ishobora kugira ikibazo cy'ubugumba, kuba udashobora kubyara. Buriya imyanya myibarukiro ubundi niho hakorerwa intanga. Biriya babyita Ikinyarwanda cyiyubashye babyita udusabo ntanga. Udusabo ntanga ni turiya nitwo dukora intanga.
Noneho intanga nizo zigira akamaro kenshi mu gihe cyo kubyara. Buriya kugira ngo ubyare ni uko intangangabo ziba zabonye intangagore, hanyuma igafuminga umwana, ariko umwana atangira gukura ageze nko muri semesitiri ya 3 utwite uwo mwana. Ikindi rero ushobora kurwara ama-infection. Iyo uri ahantu hari ubushyuhe bwinshi, mikorobe zirazohera kuhaba. Buriya ku muntu aba hariho mikorobe nyinshi, noneho ahantu hari ubushyuhe birorohereza uko izo mikorobe zajya kuhatura. Rero nko ku umugore ashobora kurwara infection zo mu myanya ndangagitsina, ugasanga ari kwishimagura, ugasanga ari kuvamo umuntu umeze nabi, kubera kuri rwa bantu baraba bambaye amakariso ntibayahindure, bakajya no kuyararana, ugasanga igitsina ari kuvamo ibintu bimeze nk'amazi, ibinuka, ugasanga ari kwishimagura, cyane cyane ugasanga yajya no kunyara akamurya cyangwa se akanyara igihe cyinshi cyangwa igihe kinini nijoro nimugoroba, ugasanga niba turi wenda nka saa 4 z'ijoro aragiye, saa 6 arongeye, saa 8 arongeye, saa 10 arongeye, ajya kuri toilette igihe agiye kunyara, ubwo icyo gihe nawe afite ama-infection. Ikindi ashobora gutera akabariro yagiye guhura n'umugabo, biramuvuna yuko bakora amaturo, babyita amaturo, harya amatembe mwazanye muri minsi ngo ni amaturo. Ushobora kuyikora inshuro imwe cyangwa inshuro ebyiri, cyangwa inshuro ebyiri zonyine, bitewe n'uko afite intanga nkeya. Umuntu ufite intanga nkeya, kuko umubiri uri kwangiriza utwo dusabo ntanga dushinzwe gukora intanga, ugasanga intanga ziri kugenda ziba nkeya, ziri gukorwa n'umubiri, ugasanga n'igikorwa cy'abashakanye ntugikora neza kuko intanga zawe zifite ikibazo. Ikindi ni kurwara ikindi guhumeka nabi, kubura ibitotsi bitewe n'uko wambaye iyo kariso igihe kinini, kuko n'ubundi iyo ugiye kuryama uryama amasaha 8 cyangwa 7. Ubundi amasaha meza yo kuryamiraho ni hagati y'amasaha 7 n'amasaha 8, kuko umubiri uba wakoze buri kimwe no kuruhuka. Rero iyo utarengeje ushobora kuzajya kugira ibibazo byo gusinzira mu minsi iri imbere, kuko nayo ni indwara. Iyo umuntu adasinzira neza afite indwara. Ikindi rero tugiye kuvuga ku mugabo. Umugabo rero nawe byenda gusa nk'umugore, uretse ko umugabo wenda uriya umugabo we arihariye ugereranyije n'umugore. Uriya abagore nibo bafite intanga nyinshi kurusha abagabo, rero n'ibibazo byabaye ku mugore bishobora kubaho ku mugabo. Umugabo nawe ashobora kugira ibibazo dusatwa intanga ze kubera ubushyuhe bwarenze, mikorobe zikagenda zikahasakara, bigatuma udusabo tw'intanga tudakora neza, bikaba byamuviramo kurwara indwara zerekeranye n'uko intanga zidakora neza, iyo bita low sperm production. Intanga ntabwo ziba zikora neza, cyangwa se ndetse no kuba yagira ubushyuhe, intanga zitari gukora neza bishobora no gutuma uriya intanga kugira ngo zikore habayeho rest, ibintu bita sympathetic nervous system, harimo rest and digestion. Uriya umubiri iyo waruhutse neza intanga ziba ziri kwikora, kuko iyo umuntu aba aryamye yaruhutse neza, ariko kuruhuka intanga ziba ziri kwikora. Noneho iyo
Iyo uryamye wambaye ikariso cyangwa ikintu kigufatiriye bituma izo ntanga zidakorwa neza, kandi ikindi bituma n'amaraso yawe adatembera mu mubiri. N'ahandi usanga kubona bavuga ngo umuntu arwaye kiriya gice gituma imyanya y'ibanga ikomera cyo hejuru gishobora kugira ibibazo. Ubwo ni igice babyita mu ndimi z'amahanga ni pelvic inflammatory fluid. Ni kiriya gice cyose gitanga imbaraga ku gice cyo hasi. Rero iyo gifite ikibazo amaraso ari gutembera bishobora gutuma cyagira ikibazo, kuko n'ubundi amaraso aratembera ava mu mutima akaza akajya mu maguru akongera akagaruka aje mu mutima kugira ngo yunguruzwe. Ibi ngibi tuzabivugaho muri dipu cyangwa birambuye mu kiganiro gikurikiyeho. Nimbona ko iki ngiki mwagikunze nibwo nzaza kubivuga ini dipu byose tubivuge akantu ku kandi tubisobanure neza.